nshuti bakunzi ba televiziyo Evangeliste Bigirimana Laura, nongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Turi hano ku bwanyu kugira ngo tuganire, niyo mpamvu turamukije bose abadukurikira bari hirya no hino ku isi. Imana ibahe umugisha ko mwahisemo icano kugira ngo tuganire, kandi ibitekerezo byanyu biratwungura bikadufasha. Turi hano rero muri studio kugira ngo tusubize ibibazo by'abakunzi bacu bakurikiye ikiganiro kivuga ku birebana n'impinduka zo muri ADPR. Bagira ibyo batubaza kandi tubona baratwunganiye rwose, niyo mpamvu tugira ngo ibyo batubajije tubisangirire hamwe. Umukunzi wacu wa mbere yagize ati, mbese ko mutubwira yuko muri ADPR indembo zizagabanuka hagasigara 5 mu cyimbo cy'indembo 9, mwigeze mukurikirana amasezerano abashumba b'indembo bafite hagati yabo na ADPR nk'umukoresha? Naramusubije nti oya, ariko namubaza ntese ni iki gitumye ugaruka ku by'amasezerano, bihuriye he n'impinduka? Arambwira ati bifitanye isano cyane, kubera ko amasezerano burya arimo uburyo bubiri. Amasezerano y'akazi harimo uburyo bubiri. Ndangije ndamubaza ntese ubwo buryo burimo ni ubuhe? Arambwira ati mu by'ukuri hari amasezerano y'akazi twakwita afite igihe. Aya masezerano rero afite igihe nayo bita amasezerano ari determine. Aya masezerano afite igihe nyirayo iyo yakoranye n'umukoresha we baba barahanye igihe azamara, akavuga tuzankorera umwaka, nibirangiza nkigushima tuzakomezanya, nimba ntakigushima ayo masezerano nzayahindura. Hari n'amasezerano adafite igihe, ayo bita indetermine. Aya masezerano ni igihe hagati y'umukozi n'umukoresha bayagirana ntibashyiremo igihe bazamarana. Aya masezerano rero uko ari abiri aratandukana, kuko ibindi bisigaye ni ibirebana n'abakozi bakora mu buryo bwa nyakabyizi badakorera ku masezerano, kuko buriya hariho abakontractuel nibo bakora bafite amasezerano, hakabamo n'abandi bakora badafite ibijyanye n'amakontara, abo nabo babaho. Rero ni ukuvuga ngo reka twigarukire kuri abangaba babiri, ufite amasezerano afite igihe n'ufite amasezerano adafite igihe. Aya masezerano atandukanira hehe mu mategeko agenga abakozi? Aya masezerano afite igihe iyo wayakoranye n'umukoresha, ni ukuvuga ngo iyo agusezereye mu kazi cya gihe mwahanye kitararangira, ni ukuvuga ngo aya masezerano ategeka umukoresha kukwishyura amezi yari asigaye. Dufate urugero, mwakoranye amasezerano mwiyemeza yuko muzakorana umwaka, ariko ukoze amezi 4 gusa. Igihe agusezereye biturutse kuri we, ni ukuvuga ngo ya mezi 8 asigaye, ni ukuvuga ngo byanga bikunda arayaguhembera. Ariko aya masezerano adafite igihe, iyo umukoresha asezereye umukozi, nta bindi bintu asabwa bidasanzwe keretse kumuha imperekeza, kumuha konji peye. Izi mperekeza zikagenwa hakurikijwe igihe mwari mumaranye mu kazi, kuko bifite uko bigenda bibarwa, ntabwo ibyo turi buze kubyinjiramo. Arambwira ati rero igitumye nkubaza, ese abo baregionari baba bafite amasezerano ari determine, nk'urugero bakaba barakoranye na ADPR nk'amasezerano yo kuzakorana nayo y'imyaka 5, uyu munsi bakaba bamaze gukora imyaka 2 cyangwa 3. Ese ADPR yakwemera gusesa amasezerano yayo ikishyura imishahara y'ayo mezi yose yaba isigaye? Nahise numva ko uyu mukunzi wacu adukoze ku maso. Icyo nacyo koko ko ari ikintu gikomeye kandi mu mpinduka kigomba gutekerezwaho. Ariyo mpamvu ibi yabajije byanteye noneho guhumuka amaso, ntera intambwe njya kubaza nanone, mbaza umuntu umwe mu by'amategeko, ntese nk'umuntu agiye gukora impinduka agahura n'iyo mbogamizi yayitwaramo gute? Nawe dore ibisobanuro yampaye. Yarambwiye ati ibyo ari byo byose iby'uwo mukunzi wanyu yababwiye nibyo,
ariko kandi habayeho nk'ayo masezerano afite igihe umukoresha agasanga kugira ngo azishyure amezi cyangwa imyaka isigaye birasaba amafaranga menshi cyane, hari icyo yakora. Icya mbere ni uko yasubikisha, yahagarika ayo masezerano, yasesa ayo masezerano yari afitanye n'uwo mukozi, akamubwira ko yifuza ko bakorana andi masezerano mashya. Icyo gihe rero ntaba amwirukanye mu kazi, ahubwo aba ashaka gukorana nawe andi masezerano mashya. Icyo gihe rero ni ukuvuga ngo yashobora guseza ayo masezerano bagakorana andi mashyashya arebana no kugira ngo byibura amushyire muri ya masezerano ya yandi atagaragaza igihe umukozi n'umukoresha bahanye. Byazafasha rero kugira ngo muri ayo masezerano mashya bashyire mu bikorwa ayo masezerano, ariko ntacyo bibanganya mu bijyanye n'amafaranga menshi y'umurengera basabwa yo kwishyura abo bantu. Ariko birumvikana byafataho akanya, ntabwo ari ibintu byahita biba nonaha, byaba biri mu mpinduka koko, ariko izakurikiza amaporosedire. Ikindi cya kabiri yambwiye ati ariko birashoboka yuko bashobora no kuguhindurira posite, niba izo ndembo zayo bakaba bazivanyeho, abo bavanyeho bakabaha indi posite. Ariko itegeko rivuga yuko iyo uwo muntu umuhinduriye posite ukomeza kumuhemba amafaranga angana n'ayo wamuhembaga mbere. Ubwo rero birumvikana icyo gihe umuyobozi wa ADEPR yareba ikirimo kumworohera gukora kandi cyatuma impinduka zikomeza gukorwa, zigakorwa neza, ariko ntabyo barimo kwica mu mategeko. Amaze yo kumva icyo gisobanuro, nasanze mu by'ukuri ari igisobanuro gikomeye ariko kandi cy'agaciro. Niyo mpamvu ngira ngo bakunzi bacu, namwe abaduteze amatwi, mukomeze mutekereze ku mpinduka, burya ntabwo zoroshye. Muduhe ibitekerezo muri komenti kandi mukore sheya kugira ngo turusheho kunguka ibitekerezo byanyu. Kandi aha naho ntungiye agatoki abayobozi bakuru ba ADEPR kugira ngo mu byo bakora bazakomeze kuzirikana, barebe uko amategeko avuga ibintu, ejo nanone batazibona mu zindi manza nk'izagiye ziboneka mu minsi yatambutse. Kandi icyo tubereyeho ni ugukomeza kubaba hafi no kubagira inama no gukurikirana iby'izi mpinduka kugira ngo bigende neza. Tubashimiye ko mwakomeje kudutega amatwi, murakoze, bayi bayi.